Inkuru rero tugezeho ni inkuru ikomeye cyane, inkuru iryoshye, aho dusimbukiye gato mu kinyamakuru Keti Press. Rwose turavuga tuti ishobora kugufata umwanya munini kuba wayimenya, natwe duhita tuvuga tuti reka dusimbuke gato tugire ikintu tuyibabwiraho. So wakibaza uti iyi ni inkuru, ni inkuru ishimishije cyane. Ibingibi byabereye muri Shyogwe mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, aho umugore witwa Marie Goreti hamwe n'umugabo we baje kwibaruka umwana mu gihe cyo kwamamaza umukandida wa RPF, ndetse uwo mwana aza kwitwa izina rya rimwe mu muryango wa nyakubahwa perezida wa Repubulika, aho uwo mwana yamwise Ayani Kagame Mwizerwa. Uyu mwana rero kuri iyi minsi tubabwira iyi nkuru akaba yujuje ukwezi kumwe n'indi minsi mu by'ukuri. Rero meya w'akarere ka Muhanga afatanyije n'abandi ba memba ba RPF nibwo bagize gutya bati rwose tugomba kujya gushimisha uyu muryango tuwushyira inka yo gukamirwa umwana. Ngira ngo n'ibyishimo bikomeye cyane. Mu by'ukuri byari ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu, aho rwose Kamugisha yagize gutya arazinduka cyane mu gitondo cya kare, aravuga ati rwose ngomba kujya aho umukandida wa RPF nyakubahwa perezida wa Repubulika ari kwiyamamariza, ati kuko ni amahirwe yonyine nari ngize yo kujya kureba umukandida wacu ndeba amaso ku maso nyakubahwa wa Repubulika, cyane ko nari mukumbuye cyane. Rero kuri we mu by'ukuri yari isaha nziza cyane yo kuhavana umugisha nk'uko izina rye ribivuga. Mu by'ukuri aho yaje kugira gutya rwose yumva ijambo rya nyakubahwa wa Repubulika, aho ndetse mu ijambo yaje kugeza ku baturage bari aho ngaho yabifurije kubyara n'ukuri bakororoka nyakubahwa perezida wa Repubulika, umubyeyi wacu, umubyeyi udukunda, umubyeyi ukunda u Rwanda, umubyeyi ukunda abanyarwanda, umubyeyi ukunda abana. Uyu mugore rero we ntabwo yatindiganyije cyane, kuko inkuru yahise imugeraho ari ibise byinshi cyane, aho rwose mu by'ukuri yahise agera gutya aba aragiye ageze mu bitaro by'i Kabgayi, nuko ahabyarira umwana mwiza cyane w'umuhungu ahita amwita Ayani Kagame Mwizerwa. Hanyuma rero mu by'ukuri afite ibyishimo byinshi by'uko rwose mu by'ukuri yaje kubona umwana mu gihe gikwiriye, mu gihe ndetse yari yagiye kare cyane nk'uko n'abandi bazindukaga bajya kuri site gutegereza ubutumwa bukomeye cyane bwa nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ati rwose njye nabyariye igihe, Imana ishimwe, ndashimira cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika. Hanyuma rero mu by'ukuri ni inkuru ishimishije cyane, kuko ibyo yari yasezeranyijwe uyu munsi mu rukundo rwinshi aribwo yabibonye. Ni amahirwe cyane kuri uyu muryango rwose, ni amahirwe n'ibyishimo byinshi, kuko rwose mu rugo hongeye kuboneka igicaniro cyane. Mu by'ukuri iki ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo, ndetse ipfundo rikomeye cyane ry'uyu mubyeyi ndetse afatanyije n'umugabo we Kamugisha. Ipfundo rikomeye cyane, ipfundo ry'ubumwe, ipfundo ry'ibyishimo, ipfundo ry'iterambere, ipfundo ry'urukundo uyu Kamugisha, umuryango wa Kamugisha ufitanye na RPF. Hanyuma rero ibi ni ibintu bishoboka cyane no ku wundi uwo ari we wese, ni ibintu bishoboka cyane no kundi, yaba umugabo yaba umugore, no ku yindi miryango, by'uko gukora neza cyangwa se guharanira icyiza bigaragaza iterambere, bigaragaza umugisha, bigaragaza amahirwe. Umuntu wese uharanira icyiza abikuramo umugisha, umuntu wese uharanira icyiza abivanamo amahirwe, umuntu wese uharanira icyiza abivanamo ubukire. Navuga nti rero rwose muryango mwiza, mukomeze mugire amahirwe mwishyuke. Twe rero nka Afro Live icyo dukora ni ukureba inkuru zitandukanye ziri gutrendinga cyangwa zizenguruka hano
k'umuhanda cyangwa se zigenda zitandukanye zinyura mu binyamakuru bitandukanye, natwe tukagerageza kuzibagezaho mu gihe muba mutarazisoma, tukanabifuriza gusimbukira kuri ibyo binyamakuru bitandukanye kugira ngo mushobore gusoma izo nkuru. Twababwire ko kandi ibi biri muri gahunda ya leta, aho yagiye ishyiraho ibigo mbonezamikurire y'abana bato, aho ababyeyi bahabwa imfashamirire muri gahunda ya leta yo kurwanya igwingira mu bana bato. Ngayo nguko rero nka Afro Live tugenda tubashakira amakuru atandukanye. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo dushobore kubijyanamo neza.